ndabona none watangiye koroherwa wihangane ari kuzakira sheri ngaro ndashaka yo kujya mu rugo kujya kure ibyo nakuzana byo kurya byo guhindura dore ko batubwiye ko muganga yavuze ko ugiye kugusezera ikibazo ubwo ndaza kugaruka kukureba ariko uzi kwibuka unzanire n'utwenda two guhindura nta kibazo byose ndabikora amazi hajya mu yakora kuvuga Dari tukaba turimutse twebwe. Bimeze gutari? Ziti musaza. Ubu twimutse twashibanyuriye. Muri quartier? Ubu turahimutse da. Aho tari dade ndasinja nurana n'amata. Ntago ndi dade mani gendo umunyarwanda ahubwo ngiye mu mudugudu wacu re. Jyago ndagere nyine kasuma akanyamana. Mfite kibazo. Ikibazo mfite mu rugo mfite abantu bambere nk'imbeba. Imbeba? Ndajyaho nyimita nyiba. Nasani baba hasumwe panye. Ariko zikujya bafata umukozi amuhonda gore nk'abandi agura ingoma yaporo. Kandi we baragufunza. Bamfunga. Sikoza gukata imyaka iyi. Ingahe? 15. 15? Hey. Ndaye bita 15 reka tubire. Bare nkugira inama. Mbabarira. Wikora ibyo bintu batazagufasha. Aha. Reka da. Urashaka gufungwa 10 niyi. Reka jya 20 niyi. Reka njye uzabimbwire. Dore niyi ukongera. Reka njye uzabimbwire urumva wowe uzana mu rugo nanga. Akubwira ntuzabikora. Aka agatebe kanyu. Sabaye. 25. Ntabwo mfite 42. Bravo. Bravo neza. Ni ngewe zashiye kwa na urege mu garage. Okay. Naje kureba uko ameze. Ameze gute? Arimo aroherohera. Musange mu nzu hari arimo. Umeze mwihangane. uricaye urimo urakina game nta mirimo ahangaha igutegereje Nyesha naje kuba umukozi ahangaha bisa nabyo mereza telefone ya mama mereza ehe telefone ya mama umeye ngiye kujya kukurega ubu ngubu bagiye kumbeshyira ngo ninjye bimenye kandi ari we ubiteye Yes, izashima. Umere utero. Ni uburwayi nyine ntubibona se. Kazi bimeze bite? Kazi bimeze neza nta modoka twarayirangije. N'umushinga waje mu bitaro batina ngo bava mu bitaro n'usubiye. Oya ntabwo. Ari muri amagambo hano hanze. Mwira kuri hano. Sebure byabugenekewe. Nyine nari ndyamye mu rugo nka saa sita gutyo. Ngiye kumva numva ka gakobwa kanjye bagafashe ku ngufu. Kakani kawe gatoya. Kasanga. Ndakabona. Ibyo tubivuyemo njya kubona mbona haje na wa mugore wanjye umwe nateye inda. Umwe wambwiraga wambaraga amapantaro. Wa wundi. Ko wahuritse. Umwe twabyaranye akana k'agahungu. Yahasanze madamu wawe. Yamusanze mu rugo nawe. Madamu yarahari. Nongeye kwiroturuva nisanga hano ku buriri njyanye hanyuma. Ntabwo byoroshye. Ureke rukamubwire. Nta ntandaro y'ibi bintu. Jewe urandika ariko reka mubwira akantu kamwe. Ntabwo wigayo wenyine. Nakugira inama yo kujya kubaza abakuru. Kuko ibi ntabwo bazabyigobotora. Sibyo? Abakuru kandi nta wundi mutubaye. N'ubundi n'ubundi ugataha ukagera mu rugo. Ibibazo birakomeza bibe bya bindi. Sibyo ntabwo birangiye ko waje mu bitaro ntabwo byarangiye. Cyiza no kwanyura ukabaza abakuru. Abakuru se hari uwo waba uzi wenda wandangira? Reba wa mukecuru umukiye harya. Reba kuri ka gahanda karya ruguru yo kwa Ntuza yo kwa Ntambara suhaze. Kwa Ntambara aho ndahazi. Kwa Mubyara se nanjye biheruka kera ko ndakeka aracyahari wagenda ukamubaza. Nyine ubwo ninza kuva hano ndareba ukuntu wazanjyanayo tukajya kureba uwo muntu. Urega nawe nyine urabizi by'akazi. Nyine nari kureba uko umeze. Ashyira akantu nari nguzanye gusa nyine rwarubukira gusa iyo nama mubwiye ushaka uzabikurikiza. Ishobora cyagira urukundo rwose ntirekera aho ngaho.
ahangaha saba ariko nsubiye ku kazi ubwo tuzasubira wakize nzaza kugusura mu rugo niba ukuntu umeze ariko se ya modoka mwarayikoze iriya twarayikoze baranayijyana ahubwo hari akandi kadayasi twari turi gukora ubu niko turi gukora nimbatsaga bashya nabo bati reka nze urebe aho tuba turi gukora nawe urabazi iminota 15 nabangarutse reka ngere ubwo nzaza gukorera mu rugo ngerayo akazi kadapfa sawa sawa aho ndabona ndi koroherwa Allo. Amashani uraho uraho. Uraho neza? Aha, nayenze ko utamenye. Akugura mbona nakwiyorwa musaza wawe. Uzutese? Sha makuru ni meza kabisa wose umeze ute? Nanjye ndaho nta kibazo. Sha guma mu rugo byo ntihatari rarangiye kabisa. Umva se. Ahubwo ari akantu ashaka kugira ngo nkwisabire. Nagira ngo nyere Shanaza nyisuri hano I Kigali. Hako nawe sinzi ukuntu umeze. Ntabwo nakubwiye ko ntamwohereza ubusa nasigarana nande koko. Namwohereza I Kigali nkasigarana nande. Zanye byawe bindi byawe rero. Reka ntabwo namuguha pe byihanganira. Umugabo asameze ute? Ya nta kibazo. Ewa nawe araho kabisa nta ribi. Nzaza kubasura muri iyi minsi naribi nzabateguza. Okay. Sasa. Ndakubonye mbona hari ahantu ushobora kuba nkuzi. Wese unziye. Ese ubu ntabwo ari wowe ejo bundi nanyuzeho bambuye telefone? Yo nje wabara yimboneye. Cyane rwose. Sibagisha ukuri. Yebura cyagiye nyine bakimara kwamburira telefone. Narayibutse ku gisambo nyirukaho nyambura telefone ariko naragarutse ndakubura ngira ngo ndikuzanye. Nakomeje kugendera ku ifoto yawe kuko wese yanyuraho nkajya mubonamo wowe. Nari narakubuze kugira ngo nguhe na telefone yawe uyu munsi kubera ko ari inkuru nziza kuri njye nanabyishimiye cyane kuba nkubonye telefone rero nta yindi ni iyi ngiyi mfite mu ntoki ahubwo akira telefone yawe rwose nari narakubuze uyu munsi kuba nkubonye nongeye kubona telefone yanjye cyane rwose mana we ndumva nishimye reka Gazi ushaka ko nguhemba iki? Ikintu njye ndumva rwose ibihembo si ngombwa kuko ndahamya neza ko Imana izanyihembera ahubwo niba uri umuntu ukunda Imana nayikorera musabire umugisha ku Imana ni cyo gihembo gikuru mbona. Yesu we Imana izakomera umugisha. Nuko uwo mugisha ndawakiriye ahubwo kuba nanjye nkubonye nkaba mbashije kuvugana nawe kabonye umugisha ku Imana ndawakiriye rwose Imana. Nakomeje kureba muri telefone ngakomeza kureba ifoto yawe ariko hano nakwitegereza nkibaza aho ubundi uriya mukobwa yaba afite fiance ni umugore ni ikibazo nshaka kukubaza cy'umugabo. Nta mugabo ngira ariko mfite uwanenda namushyira umwana wiwe ubwo nari mvuye no kumureba kwa muganga yahise ajya mu bitaro. Ese urumva uteganya kuzabana nawe se? Byabagabo si wabimenya nanjye ntabwo mbizi neza. Umaze kumbwira ko umwana wamutanze umugabo mutabana byashoboka ko twibera inshuti ntiyabikunda. Reka ibyo ngibyo ubundi tuzahure tubiganire. Okay ntacyo telefone za mani yamba yawe kugira ngo nzaguhamagare ningukenera nyine ubwo nzaguhamagara tuvugane. Ushaka MTN cyangwa TV? Ndashaka MTN. Akira noneho iyo nimero yawe ningukenera tuzavugana. Okay. Ndazibonye nandikeho nde witwa ndege nitwa Miravumba. Ndikeho Ernestine. Ernestine. Okay. Niyo ngiye wazambugisha nari. Kangende nari
Afrika yo yaremye abantu bagiye banga Yesu we ni mwebwe boss akubona icyupano mukambuka ntabwo nakumurwaye nawe boss ubona arawe akayobeto ntashaka tumugeze mu nzu ushaka tumugeze mu nzu uyobe byamaze data kayobo burya rero banze kumenya noneho ngiye kureba ukuntu nzanira agaponje agaponje kandebe ko gahari huta ahubwo Jinga shawa nk'aho bateretse umukozi igikoma bamutereka amazi kajyamo n'ubundi ntago yica urupira ubundi waruvanamo nkambara agashati kanjye ajya no kuba nareba mu mashani reka nkarebe mana we Yesu wabambwe yewe ibi byo ni ibiki nawe ndorera ndagira ibibazo bya nuza bya Kelly nakwitaye bya nuza ibye bya Sandra ahubwo akaza n'ibibazo by'imbeho ubundi umuntu aje kwimuka aza ngo twagiye kwimuka ngaho atabonye ko ari imbeba ariko byanga byanoga baranyongeza umushahara barashye ishati yanjye ariko 19,000 nk'ubu bagiye gusa imbeba zaranga ni ikidende ni sumbira iki niki shati waragukunda ese rupa murivugisha ibiki kwivugisha ibiki gobiyeje ibiki se nabone uko byagenze ibuka cyagiye Kelly yaragukubise umva ko ngiye nkwanga pe Kelly wakwangura nuka yaragukubise numva namugubye icupa hano mo dufata nk'ibyorezo ubwo namukubita umuntu n'ingoma y'abaporoso hano mu kazi naje gwagwa naje gukubita niba ngombwa naguzana kubika kandi njyamara n'urugomba narumufitanye imibano myiza n'imbeba kandi nawe ufite mura cyane wa none se uzajya ugira ibaho Kelly ngaho Sandra ngaho abandi bose ngose imbeba zo mupfiki umva Sandra numbere icyo ikigeragezo ariko se ubundi kwemva gwejo wazaga byari byagenze gutaje ko nje kubatabara iyo naba naguma baricaye bari bagiye kumfata ku ngufu kumfata ku ngufu rwose agufata ku ngufu ariko mbivuga ngo iryo shibura ry'amabuno nibyo nawe umbwiye se akaze mbabwiye urugo ngenza nimbagurikira muzamba nakuntu ngiye nakwihanganira Kelly aje kwisa nk'ukubita ingoma y'abaporoso nawe uraje nkubita ibintu by'ubugambo udafuze akaze mubwire njyewe ngiye tuzangana nakuntu nasaza kumvikana buriya Kelly yaraje ni ukwishora ese hano habaye iki ko mbona mu gutongana habaye agisi accident y'iki yasungura nazo no mbeba zanyu zitambiriye reka kumara yagasaba izi imbeba se gusa reka nawe baragorte ese Sandra muri gupfiki Sandra dupfiki nk'ibyo ngwebe kuntu Sandra ngo turi gupfiki Sandra nsanze muri gutongana muvugishwa icyo cyaba ari ikiganiro kanga mureke mundi bwabwira gutongana ntacyo byaba Maria muri kunyumva neza nimba ari imbeba zairiye tuzagura indi cyangwa nyine nibagura imbuza zagura indi akoreka hatabakira nyine mvuye ku ishuri nyine ariko maze iminsi muri etide nese naguswa mu munsi wa corona tuyisigaye dukora etide mu rugo mvuye kwigana n'abandi bantu nakambabwira nagushakaga nako tuganira oya rwose bakira tumvikana ibyango bise birahagije nuko tugarura ibyahise turebe ibiri imbere ariko tekereza ko umuntu afite amaraso apima muri litiro 2 akavamo ubufuniko bubiri bw'udupira urumva asa amaraso atagabanya imbabazi ubundi kaje ndamurega we numva nushaka uboroga mwese muri kimwe wowe ngo ikibazo ufite ni iki yakuzanye se uzanye
ese basi wambabariye koko ako igihe nahereye mwinginga sinsinzira guhura nawe ukakutana mu gikaro mwagaciro ukancira gusa ibyo ngibyo bizageza Nabaza nyana narambiwe. Njye ndibaza n'ikintu uburyo usamenya ku mutima umeze nka mukusha. Waratinye kwa. Asamba nahise bunje kugusaba imbabazi ku mutima ari mukusha. Ibyo ngibyo by'imbabazi njye nambabazi nagenanye reba bwa mbere nkubisurushye. Ndi kubarira undi kugira neza. Urumva neza ko nababaje nkubita urushye ndabipo. Ntiwabarira utanansabye n'imbabazi. Noneho nyuma uzana no kunkubita ugishaka kumera amaraso. Please wambabariye koko. Ndakwinginze nzayagufasha buri kintu. Ubu rero narahiye ari ukobera kugenda mbaseserezamo kugira ngo umuntu arye ariko mwaheza mukaza mugabandagura umuntu washye abakoze mu rugo nta burenganzira tugira. Aserupa wambabariye koko. Wambabariye. Nambabazi nagenda. Ubwo se umuntu aririrwa anywa amazi ntabwo umuntu abatetse ibikoma ngo umuntu. Ese teremusi yuzuye hariya awajya ujye kumwe. Teremusi? Wajyanjye ngiye gusukira nze hose nyuze no naje kumeshe. Wewe bahondaguye umuntu ubwo se teremusi niko tanya najya kunywa igikoma utama burenganzira. Umva ntango igikoma ngasomye wowe. Ubwo se nsaza mwashizemo agafu mugasaka kunyica. Izo nyuro zawe ariko emva nakire mu mwanya wanjye. Uzanye inkuru urimo bari. Umugwe nuko bimeze vuta urushye. Ujya gutabara bose amerewe nabi bafite nk'ije reka nze mutabare vutu none kugira naho umuntu ameneka amaraso kunyuza ubu ntago nahe kubera mwebwe anashe no muto je nambabazi nagendanye nambabazi nagenda bamuzana ngaha yemwe ngo umuntu uza utakomanga yemwe no sa njyewe yaba kazagerere kanzimira na umuntu namusubirana Noreza atanyine bigeze. Ke. Singaje wihana kabanga. Sabe meze bitera. Sani saru. Ufite za mashe. Ati yasije. Umva rega ubwi. Gusa ibyo ngiye menya ko nabo njye nigende. Keriya sheri. Usazi sana sangara. Bari garatabara. None se njyewe ariko urabizi neza yuko nanjye nta gare mfite pe. Urabizi ko baritwaye. Mu magende muri siporo nese ko mwicaye hanze byagenze biki? Yarandi kugara na rupacho na Jean twagizaga accident. None se njyewe wari mu magende muri siporo byari binangaje ko uburyo mbwiye ati ngo ninze vuba vuba narinzanye igare dore nzizana kwiremba ko mbwira vuba. Ni imizigo mushaka gutwara? Oya, rero nyine turi kuganira mu nzu dore amarimo y'izuba rimeze nabi. Mu nzu? Nta kibazo. Bosi ni neza mushatse mwasohoka. Iminota mike ndaba nkugezeho ntari bitukora ahantu nagiye gatoya hano fasha ngezeho iminota mike ndagira Jana hano. Oreg. Yes. Kugisi. Ndabona uri mu kazi kose. Ari mu kazi kabaka. Neze byo. Siracam. Kubona. Mwese za gahunda twapanze ugana gatoya. Ariko ukuntu bimeze urumva nguhaye ibyanjye byose ngo igaraje ryanjye nguha n'amafaranga ushaka yose. Nshaka iki? Umukobwa. None se reka nkubaze. Ubwo nabiguhaye akomeza kumbera ibanga uzi ko mukunda bimeze bite Ariko siko byose ko nabigukoreye. warabinkoreye Ariko
hari ikintu ntekereje nkeka ko intandaro ari agatinga kajya kanzanira amata mu rugo rwanjye. Agasore kajya kanzanira amata bakita kanda ko ngako bakita Ndera, bakita Samu. gusa Samu. Samu Samu. Samu None karibu ke. Zirana ni nawe twimukiye. Nimukiye n'ahantu heza rero byo. Biza tugiye gutwara ibikira. Cyakuma gushoye. Ya nyine nari ntabaye tubimeze bite? Nyine kiragushakira garangira ngo udufashe tugeze bofre kwa muganga. Yabaye iki se kandi? Bofre yagize ikibazo yikuta hasi. Reba n'ejo bundi Sandra bamufata ku ngufu yo kubise hasi. Ibintu bisigaye bibera muri runo rugo simbizi. None n'umudamu ngo yaraje ngo asanye umwana wa bofre. Mwese iteye zaturutse. Ubwo no kubanga icyamutoye hasi nuko bari bazanye umwana wa bofre wiwe. Nyina yasagwa muri koma. Yesu Kristo. Ako yagiye kwa muganga nta kibazo. Yagiye kwa muganga nyine niwe mfuye. Nyine ubu noneho wari wareka nkagenda niba yageze kwa muganga nta kibazo kabisa. Sheri nta kibazo. Iki gipfuko cyawe rero ugomba kugifata neza. Sibyo? Ntabwo ugomba gukaraba ngo amazi uyishiremo. Nese mugabo ngo nzajya muri sosi gusa cyane ibimbazanya kurya bikunda. Ijumba se urwasaya rwawe nirubasha kubihekenya uzabirye nta kibazo. Ntabwo ugomba gushyiramo amazi. Ugomba kujya wihanagura naga amazi ntajyemo. Nese ubu ngubu ntabwo nzajya noga mu maso. Wihanaguzaga kirinda ko amazi ajyamo ko igisebe kigiyemo amazi ntabwo gikira vuba. Ikindi ugafata indyo yuzuye kugira ngo umubiri wawe wisane neza. Vuba vuba. Ntunywe inzoga, ntunywe itabi. Sibyo? Hanyuma nyuma y'iminsi 2 ugomba kugaruka tukongera tugashyiraho igipfuko. Nese ubu ndamara iyo minsi yose ntanywa inzoga. Oya, inzoga ntabwo yemewe. Ngira ngo nazanywa gakeya wenda. Oya, ntabwo ugomba kunywa inzoga kuko n'imiti turi buguhe ntabwo igendanye n'inzoga. Ndagerageza. Yego. Inyota iranyishe pe kajya gusaba amazi hari ahantu kuko ntabwo nahagera. Byiza wamaye ku mazi yo kunywa. Wamaye ku mazi yo kunywa. Uri kuva he? Mvuye kwa muganga. Wabaye isonga. Iyi mpanuka nagize umwana wari ufite inyota ariko si gusa. Ntabwo wakoze urugendo runini. Keya Oui. Abo ni bandi mwa muri ntabwo muzi. Ase buri muntu wese unywa amazi. Nese ko yari afite inyota. Yo? Avuze se kabwo ko ntubakiye kuri. Jewe. Wowe. Je Fox ngende gukeka. Wowe ngende gukeka mu bantu jewe. Wowe. Yibaba we.